ni inkuru y'ibyishimo ariko nanone ikaba inkuru itangaje. ni inkuru y'ubukwe bwa Dusenge Karenia ndetse n'umugabo we wamaze kuba umugabo we witwa Rugamba Faustin wahoze ari umukinnyi abenshi muramuzi yakiniye amakipe atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tugire gutya tubone amafoto asesekaye hanze ku mbuga nkoranyambaga mu kanya gato gatambutse. ni amafoto yari kugaragaza uwitwa Dusenge Karenia ndetse n'umusore mwiza, umusore rwose ushinguye witwa Rugamba Faustin bamaze gusezerana mu rukiko cyangwa se imbere y'amategeko. Wakwibaza ngo byagenze bite, wakwibaza ngo nukubera iki byabaye mu bwiru, ndetse ukibaza ngo nukubera iki aba bantu basezeranye, se bakundanye ryari, ese urukundo rwabo rwatangiye ryari. ni byinshi bikiri ibanga ariko twamaze gucukumbura. ngira ngo ngusabe ukore subscribe niba utarayikora kugira tujye dukomeza kubana mu biganiro tugutegurira, ndetse nawe wayikoze ukore like na share kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku munsi. uyu munsi tariki ya 24 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 nibwo tubonye inkuru y'ibyishimo, nibwo tubonye inkuru nziza ivuga ko uwitwa Karenia Dusenge ndetse n'uwitwa Faustin bamaze kuba umugabo n'umugore byemewe n'amategeko. Amakuru mfite avuga ko ubundi ntago ubu bukwe byari ngombwa ko abantu bamenya ko bwabayeho, uretse twe twakoze iyo bwabaga kugira ngo tubacukumburire amakuru ajyanye n'ubu bukwe, kubera ko ubundi ni ukuvuga ngo ubu gusezerana mu rukiko byo byabaye mu ruhame nk'ibisanzwe, aho byabereye mu karere ka Rwamagana. ariko nyuma y'uko hamaze kuba ibi birori ntago tuzi ngo nyuma y'uko hamaze kuba uku gusezerana ntituzi ngo ibirori byagenze bite, byabereye he, ibintu byahise bijya mu bwiru. ukibaza ngo nukubera iki. ubundi abandi bakibaza bati ese ubukwe bwa Madederi cyangwa se bundi n'urukundo rwe n'uwitwa Rugamba Faustin byatangiye ryari kugira ngo tubone basezeranye kuri uyu munsi. Byaciye amarenga mu mwaka ushize wa 2024 ubwo Madederi yakoze cyangwa se yagize isabukuru, uwitwa Faustin rwose ahita amuhereza impano y'imodoka. nibwo twabonye ikimenyetso cya mbere kigaragaza urukundo abangaba babiri bafitanye. nyuma yaho rero uyu nguyu witwa Faustin ushobora kwibaza we ngo ni muntu ki. uyu Faustin Rugamba ni umwe mu bakinnyi beza iki gihugu kirigeze kigira, kubera ko yakinye mu makipe atandukanye. navuga ko ubundi uyu nguyu yavukiye muri Congo ariko aza guhungira mu Rwanda, akinira amakipe nk'iyitwa Zebra FC, yayivuyemo ajya muri Musanze FC, ayivamo ajya muri Apple, hanyuma ahita ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho abarizwa uyu munsi wa none. ni ukuvuga ngo uwitwa Faustin ni umunyamerika ubu tuvugana, akaba rero yamaze gusezerana bidusubirwaho n'uwitwa Dusenge Karenia. ni ibintu byiza, ni ibintu byo kwishimira, ndetse ni ibintu buri muntu rwose yashyigikira avuga ati ibi bintu birakwiye, kubera ko haciyeho imyaka myinshi uwitwa Dusenge Karenia aterwa amabuye bivugwa ko ngo yikundira amafaranga y'abadiaspora, ahubwo adakundana n'uyu musore by'ukuri, ahubwo ngo bakundanye kubera amafaranga. So kuvuga ngo rero inkuru yatashye, inkuru nziza, ubukwe bwatashye. icyo dukeneye ubu ngubu ni ukubifuriza kugira urugo rwiza, ni ukubifuriza congratulations, tukavuga tuti rwose Uwiteka azabarinde mu rugo rwanyu, Uwiteka azabarinde umwanzi n'umubisha, ahubwo muzabyare muheke, muzabyare hungu na kobwa. dore ko n'ubundi Karenia dusanzwe tumukunda muri filime akina, yaba iza Papa Sava ndetse nize ku giti cye, ubona ko rwose ari umukobwa dusanzwe dukunda hano muri showbiz nyarwanda. rero nuko bimeze, ayo niyo makuru nabashiye kubabonera. nimbona ndahita nyamagezaho. njye twabanye nitwa Dino Nyawe, nizere ko mwakoze subscribe. naho ubutaha.